Ndi papa Sava. Muraho mwese ariko reka twe tube tuganira, abandi twatumiye aho batugereraho barabifatira aho bigereye. Ubundi buryo abantu bose ntibashobora guhuza gahunda uko babishaka. Yego rero muratuzi iwacu ibi neza neza bindi ku mutima, reka dutangize isengesho dushima Imana. Yego mwami Imana, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko buri wese yageze aha ngaha ukamucira inzira akagira amahoro. Rero turagutumiye muri ibi birori byacu, ibi neza neza bitwuzuye umutima. Ndakwinginze ngo uze ube natwe, hanyuma kandi ngushimiye n'aba bavandimwe babashije kwigwa mu mwanya wabo bakaza tukaba turi kumwe. Ukora ibitangaza birenze ubwenge bw'abantu, niyo mpamvu mu byacu byose tugushima, ndetse turi abantu ntabwo twabona uko tugushima cyangwa uko tukuvuga mu buryo bukwiriye. Ariko rero nk'abana bawe wakire isengesho ryacu uryumve, kandi mwami ukomeze utugabize ibyiza byawe, ubitugabire, kandi abe ari wowe ujya uduha n'ubwenge bwo kubibamo. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, dusengeye kandi ibyo turi bwakire, amafunguro yose turi bwakire ntabwo umugisha nawe, kandi urinde n'ibiganiro byacu, urinde n'imitima yacu. Tubisabye twizeye ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti rero bavandimwe, ndagira ngo tugiye gusangira umunezero muri aka kanya. Ariko kandi ngo ntabavugira ku busahari. Babahungu ba papa Sava ndagira ngo ahari nabo bari. Yego Manu. Yego. Kucyo bigoranye uraza ugatereka gutya, sibyo akagenda yibonamo kugira ngo bize kugenda bivunama. Akawe kaje oya ahubwo nayo ndi kwibaza Manundi yibagiye ko twakiriwe n'umushumba. Oya yewe eko buriya mu birori nta kubangamira. Ambwiye ngo nakwifata nta gukumira, nakwifata ariko bambwiye no hirya nagira disi. Niba Imana itadusunikisha ikirenge, abana bayo, abantu bayo, twebwe twabasunika gutya. Oya rwose mushyikire mwisanzure. Yego kuko ko gakonje nta kibazo. niko muyobo bakurebere rwose na muhungu wawe diaspora. tubuze yewe ahantu nyakiriye hose mafata nko mu rusengero, sinzi impamvu hose bafata nko mu rusengero. Sasa kariya yagashatse buriya imirire n'iminywere ntibyagateranyije abantu, si byo? Mbere na mbere abantu b'Imana, hari n'akawayini ariko akawayini abo barabasha. Aha rwose uzane ubahe. Manu kawayini nako nkazane. Oya bahe icyo umuntu ashaka bakubwire. Uramo wayini ntabwo umujijwe iyo uri iruhande rwa mugabo wanyu uramenye rwose nk'urumanje. namaze gusomaho n'ubundi wasengeye n'ibyo kunywa ndakeka. muryoherwa bamaze kubigeraho.
wese wabagezeho bariya bose se ko nabo utegereje akawayini manu mbwira ndaje mwa yego basi ni byiza rwose yego ni ukunyurwa n'uwiteka kumeza imirimo ye kabisa. hari ukuntu buriya umuntu anezerwa ariko akabiburira imvugo n'inyito. icya mbere shima ngize ibyishimo ndi bwihererane ntari bubisangize ba mwebwe hari ubwo byitwa iki nyine gahunda ukuntu imeze sibyo bro ngiye mfite abakiriya ndi kubikora nabi se ntabwo ari nabi ukugira ngo nkwemeze none ko buri seri nawe kuri seri wanzane kuri ya wayini bakwatse mwereke yizana ariko kufite yizana hano se oya zana ubanza unsukireho ukumva n'ubundi urababwira ko yihaye abana kandi ko hano kubera iba nyine iyo yaraje nyine ari original ntabwo iba yuzuye cyane gutya samana ko ntabwo uri kumvanga mani ni kukuvanga ibiki wagiye unyumva mva atari ukumvanga no kumvangira ahubwo hari ubwo nubona basubiyeyo ubimbaza wowe ukora ibyo nkubwiye kuko ndabazi ahantu bavuye gusa wayindi niba batumye icupa ryose nkayizana ipfundiye abasirimu barimo ni bangahe wazanye njye ko ibyo nkubwira mbizi uzana unsukire musa ibyo by'ipevere zana unsukire wongeye mwe kumva cha umuntu aba yarateguye wowe gihorere manu gira vuba mani wowe kugira ngo baze umuntu wowe nde kukubwabira cyamo neza cyane suka wowe ndakwereka ariko nturi kumwe nabo shazana kigira ubwenge gira vuba vuba ubwo nawe bari kuzana kandi karahuri nawe ugacimbura guki nta musirimu barimo kose nta kibazo ndikubwira abasirimu barimo se ni bangahe aha rekera rimwe urayumva ariko kabakire baba uhakaza bakayikiritura twemeranyije ko bari gukwishira ngaho iyo ngiyo kugira amani mano tutaza kubyibagirwa kabiri usinda mani ntabwo nsinze iyo ngiyo twavuganye karanga ese ko twavuganye ahubwo wowe nyibutse nakubwiye sumwe hano ngo mitangira 70 ni iyi se twavugaga ya 70 ko yavuze ahubwo urabuye gusomya uhita usinda oya yinangaye mani ngi ni 20 mani uri gicucu uri kugira ngo wumve ngo nabazanye ahantu ha wine ya veni bumve yuko nabazanye ahantu haciritse mani yigire 40 si ni ikarito ariko umva ubwenge buke iyi ni ikarito ya wine se ni 3 ako umuntu nzanye uramuzi umurima wagurishije uzi ukuntu ngana ndakubwiye ngo bigire 40 nimbe gira 40 se hamira umva ukuntu bimeze rero ndasha ukuntu bimeze hano fanta mitangira ngahe semana ubusa ko atari bwa mbere umwereye ngaha niba igiciro cya fanta igihumbi ko kurakiyobe uskuru umusazi njye abantu zanye ndabazi igiti cyatanga niyo ngire cyatanga usuka ko umva reka mwereke mbwira mje kuba serivane mve muri ibyo byuri kumbwira ngigira cyatanga se gute urumva ndafate igicuruzwa nyivane ku gihumbi ngishyire nongereho segisa yose kugira ngo se ariko niyo mpamvu bavuga mani ngo umuntu udafite ubwenge azapfa adakize undi ndapfuye ngiye kwereka deal ya danje deal yo kongera igiciro cya soda bari abantu usubonye atari njye bari gutuma nose ubonye uriya musaza ari buhaguruka akaza kukubaza fagitire umva ukuntu ibintu bimeze tugiye kurya inyama turya inkoko turarya ihene turya inkoko n'abarya amafi barayarya abanywa fanta bazinywe abamitsingi bazinywe na wine sibyo ibyo byose rero bambwiye bati rero kidahida tubigushize he mu biganza ukumva niwe ugiye gukurikirana kino gikorwa ukuntu kiri bugende none ugiye kubyirira ubyinywera se wajya ugira ubwenge ukuntu bimeze tugiye gukora akantu bita injyawuro urikumva injyawuro se ariko zikuru ntabwo gifite injyawuro se wayikora ari burushete tugiye kotsa ngo tuve ngo zahave ngewe hatungegeze kotsa ngo havemo 50 akabeshya ngo 48 ngo izindi ngo ngo ibikiko ngo nayagiraga urajya urute umva nkwereke imibare yanyu nta mubare n'umwe uri bupfe niba ari burushete 20 bakubwiye urazizana ari 20 umva nyine burushete hano nangahe si igihumbi burushete ni igihumbi nyine igira ngahe 1500 kugira ngo nundi zizani 20 ariko kuki se kuri kongera 1500 ese ibiti kibazo ufite niki ibiciro ndikongera barabikwishyura ariko nyine umva ukuntu bimeze ayo ngaya ari kurengaho turapasura njye nawe
urabyumva bayi rero kira n'icupa ryawe uze kureba serive ibyo ntabwo nyambikora hano uri muzima njye kongera ibiciro abakiriya kugira ngo tuze gusagura amafaranga ese kuko wowe ndi kukubwira ngo nta mukiriya n'umwe uri buhaguruke araba agiye kuri tuwarete gusa nta uri buze ku gikoni nta uri buze kuri kontwari ngo ari bukubaza ngo yanywereye angahe burya murakosoma iki n'iki byose ni njyewe uri murakosoma iki n'iki murakosoma iki n'iki turakonsoma fanta dukonsome jeri dukonsome brushete ifi n'inkoko ahubwo tuvuge ngo tugira ngo tuze guhuza ibiciro sibyo utaza kwivamo kumva turagabana kangahe kuri kangahe utishe nabyo mvise n'iminoti ni kangahe kuri kangahe ndaguha 30% ikigoryi waranguye sanje gusa nta n'ubwenge ugira 30% wowe waranguye inde weho kuzana abantu se bundi hano bose hari nta muntu utahazi sibyo 30% 50-50 mabere cyangwa se ubyihorera ibyo 50-50 reka nkwereke nyine ariko reka nkwereke sibyo kugira tukuremo amafaranga afatika banza umbwira ibiciro bisanzwe biri hano none urashaka iki nabikubwiye inkoko nangahe inkoko se naguze yahenze nugeze ku 20 kumva utagifite ubwonko buri hasi iyo nkoko ubwo hano aho tukivuganira ahangaha tukiri kumwe yabaye 25 nta muceri urimo ariko uya ibyo muceri biraza ku ruhande nabyo turabishiramo urukumva ifi bararya n'amafisi ifi zeze 13 na 12 igihe tuyitanga akaba n'ikinini cya 15 ariko iza hari n'iza 12 none kugira batamenya ko twabafashe urukumva iyo ya 15 n'ubundi iyo uyandika ari 15 sibyo zana mwere werekura indese nese nitwe nibavuze ko turi ari sengani se oya iyi none se ukumva wayizana yashizemo kandi ni sengani nawe soma heno kubu nawe utangiye gufata kuri sengani ibyo kwavuze ko ari bo bireba bwo sengani none se kugiye tutumvikanye brushete twemesha ngahe ni igihumbi yishyira kuyishaka sengani brushete ubwo urayishira kurangahe ku cyatanga ntaho bitane nuko waba ugiye mu buriri ukaryama ukiyoroza ubwo no kwiya urumva ariko burya abavandimwe buriya baravuga ngo nta kintu cyiza nk'abantu buriya ibyiza nibyo turata naho wabaye mu bube burya ntitumuvuga ntaba yakavuzwe ariko rero na kera numvaga Bibiliya ivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye n'Imana irabasanga bagize ngo mbese ubu ntituri kumwe n'Imana burya yo ngo ntabwo idukuraho ijisho burya ngo Imana yo nta nubwo idukuraho ijisho tureka we kuko bigenze bityo se kugira ngo hari umuntu ubaho kubw'abantu nta muntu wabaho iturekuye twashira rwose kubw'abantu nta muntu wabaho ariko Imana ikora ibitangaza bikarenga ubwenge bwacu bikarenga ubwenge bwacu ariko ndavuga ndabasangiza byose mbona bya bindi byose mwatumije buri wese nawe akanwa kanyeganye ntabwo byatubuza kuganira ariko nanone babisangaho bigereye ariko si ko ariko hari abahageze batararonka amanura buriya nabyo nibyo barimo abonye bicaye naho ubundi rero inshuti bavandimwe ndagira ngo ndibaho mpera ibineza n'ibyishimo mfite kuri uyu munsi murabona murimo abakuze harimo abatoya bakibyiruka ariko buriya bavuga ko ngo mu buzima bw'abantu ubundi ubuzima ni ishuri ritarangira abantu bahora biga ukabaho ukagira ngo uri mukuru byose wabimazeyo ukabona haje igishyu ukavuga uti yewe burya rwose ndi n'umwana kandi buri ukuntu Imana itangaje ubu ntureba imyaka afite nimureba imyaka gitari afite cyangwa irisorisiyo ndavuga ko ari bo benda kuba bakuru aha ngaha uzi ko utekereza ejo bundi uri kujyana n'abandi bana gukina mukina amabiye ukabona n'ejo mu gitondo hashize ubu ntujya ubona cyagiye musimbuka umugozi ukabona n'ejo hashize buriya pasiteri ni agaciyemo wenda nkavuge kera nta mwana wanjye wajyaga wirukanwa nsige ariko ubu njya kumanuka no ku muryango nkabanza nkamanura ukuguru none se uzahora hamwe ukuguru nkakwitsa buke nkabona kugezeyo habaye ingorane nta gihe ahubwo atabaye ataniruka aho rero niho kuba umubyeyi ni nayo mpamvu bababwira yuko nta mwana ucuka ku mubyeyi
umubyeyi ahora umva anashyingije pe afite abuzukuru ariko ababona ngo ni umwana ndetse umwana wivugira akavuga mama ahora ahangayitse kandi uriya kuntu nshaje uri umukecuru ukomeze rero bahangayikishijwe n'aho wagiye inshuti bavandimwe b'inkoramutima nabyo byongereho burya inkoramutima bari n'indahemuka wa wundi musangira ntagucure watabaza ati ndahari burya ugize icyo uronka n'ibyishimo byawe ugomba kubimusangiza ntabwo inshuti ariyo guhamagara ngewe nigeze nk'umuntu ikizamini namubwira nti harya buriya uramutse utanziye mu birori ngize ibyago wantabara yamburiye igisubizo ariko namubajije ngifite gusa hari ubwo utsindisha umuntu ikibazo hagati aho ngaho uyu mwana undi iruhande hari aho mwaba mumuzi mbanze mbabaze dutegerezanyije amatsiko nibaze umukobwa mwiza ko ntamuzi n'aha amashenzi umukobwa mwiza ubwo rero basasa bose atari beza asikorera ko wicaye aho byumvise ubwo basasa si beza ese umuntu ntarenze amaso uwo yicaranye nawe basasa asanzwe abazi abonye undi mwiza nabonaga umushya uyu mwana mumurebye murabona nta muntu basa hano nayagutubaza urabona turi burebe ku ruhande reka mbamare amatsiko uyu mwana ni uwanjye uyu mwana ni uwanjye ni amaraso yanjye ariko ufite umukobwa mwiza pe ariko mushobora kwibaza mutese umwana tubonye uba ukuze gutya ndabanyuriramo gakeya uyu mwana hari igihe cyabayeho muburana na nyina namuburanye na nyina ari agahinja nyina sinamubona ukundi umuntu iyo akuze bigeraho n'amaso amazi agakama ijisho rikuma kuko ari abagira amarira hafi barira ariko uyu mwana namuburanye na nyina ari agahinja noneho aza gutwarwa n'umukozi wacu twari dufite nawe aranshaka arambura ubwo murabyumva nyina yaritahiye yagiye kwa Rurema urumva umwana muto utari kumenya gushakisha se ariko uwo mukozi aza kumubera imfura aramubwira ati nubwo ureba nakureze nagize gute amubwira mbese amateka ati papa nta makuru ntaki umwana rero abatoya buriya baratangaje n'iri koranabuhanga arashakisha nza kumva amatangazo noneho akagira n'akantu k'akabibi hano ku rushyi rw'akaboko inyuma ku rushyi rw'akaboko inyuma noneho na nyina yari agafite rero abivuze urumva umukozi w'icyo gihe nawe yari muto imyaka 27 n'umukozi yari muto ariko urumva we ni mukuru barashakisha numva amatangazo bararangisha noneho ndavugana ariko kubanza uwo mwana yaba ari uwanjye ngendera kuri ako kantu k'ikibibi izina urumva ntaryo yarazi yari agahinja ariko umukozi wacu yanabigenje neza amubwira uko twari twaramwise avuga ko umwana yitwaga baje neza nibuka rero iryo zina uwo mukozi we ni mukuru ariko umwana n'uyu nawe wari agahinja yitwa baje neza baje neza yareraga akana ubu ngubu se si nk'umugore ubyaye 4-5 nuko tujya rero muri iri koranabuhanga ryaje rya DN umva basanga 95% n'uwanjye nguyu rero baje neza nguyu kuri kaze mu muryango mwana ngo rero ejo aho muzamubona nibyo nguko uko amaraso abungirana murabana hariya mu rugo ariko ni buri mukuru we w'iwanjye ataratabaruka ajyaga ambwira ati ariko uriya muramu wawe yagiraga umugore mwiza yewe ubwiza hari umwana w'ukizanye
yari mwiza w'umuyumbu w'umugore mwiza ko dusoje twumva mama we ako numva wahiye mu cyotori rwose nyiragitanahiye oya umva byose wari umukara mwakire mufate icyo mushaka nta rawundi yawe nshaka ndakuze nta rawundi yawe nshaka ngayo nguko mwana aje mu nshuti ubwo rero nakubwiye yuko naramukweretse mukuru wanjye twakurikiranaga ariko nubwo twakurikiranaga ntacyo mumpe fagitire muzane fagitire ukora agafagitire ngo kaze byagenze neza se byiza cyane ni wowe wabuze byabuze nari muri ya raporo nakubwira akawe karahari rwose akawe karahari wagashyikira yego ariko kandi ni ukuri ntabwo twakuvera ariko ese yari yamenye ibyina aho witunguye papa savana igira hino ako naguteganyirije karimo yego ariko uragira uko ungenza uragira uko ungenza uyu navuganye na Manude uko mugenza igira hino twakonsomye wawe nta handi tuba twagiye nkeneye resitorone uko bayita ariko rero wamugana umuntu abonye umwana yari yarabuze ufite icyo afite wese yagira uko abigenza noneho nta kibazo ayo ndayabonye ubwo kuri aya ngaya ndagukuraho 50,000 nuko hanyuma Manude dore impamvu dukunda kuza k'uyu mugabo Manude genda ndebere na yandi nari twakoze ejo hari ibyo ngiye kuzana ubwo urayanyoherereza kuri telefone cyane rwose uvanye hano 50 yego ni ibyacu n'ejo tuzagaruka nayo byiza kabisa none ariko nukuri nta muvandimwe inde se wemera yari yabyemeye nabivuganye na Manude nese ko ari uyu ngabanyirije niwe ngabanyirije nyine njyewe navuganye na Manude ukuntu turi bukorane iyo fagitire nyine arayishyura yose reba ku biciro ukuntu bimeze erega n'ubundi uyu warayishyura mukureho 50 si ko mbuzara neza ufite ikibazo zanira amafaranga twari twakoresheje imvura itasanga mu nzira gutyo gusa se sorry nako iki ese mufite iki kibazo no kwagira ngo akabari nakaye ureba agatelefone yandi tunavuganye ndayohereje wayohereje yego nose bose ureba ku biciro musanzwe mukoreraho umubwire niba ariko bari kukwishyura iby'ibiciro si ubwo mfite umwanya wabyo ubishinzwe ntiyabikoze Manu ewega wayabonye ni yose cyangwa pasiteri reka ndebe utuntu natumye kuri depefuriya hanyuma mukomeze mwese mwakunguka gute njye ntari kunguka kandi nabivuganye na Manude urunguka se washoboye ngo baba bajagaraye mu mutwe mwese Manude wamubwiye najyana n'amafaranga mwese wowe wabwiye pasiteri niyishyure hariya naho byari byiza pe nabone pasiteri tuzagusura mu rugo tuze turebe umukobwa wacu karibu rwose karibu mbere tumwitegereze dore nukumenyera aba bose dore n'urungano yabamenye n'urungano warubonye dore mwana wa uyu nguyu bamwita Gerardine uriya bakamwita Sasa nanjye ndi diaspora
twashenze diaspora reka tukure ariko ni mu buryo bwo kumwakira niba yamwishimiye nanone dore uyu bamwita Simoni n'igihugu cyanjye uyu ngiye kodeye yewe umuvandimwe ubona ko nenda kungana na papa wawe ni umuturage wo hafi cyane turabishimiye ni ukuri ngwino mu muryango mwana wawe murakoze cyane